Mwiriwe muraho murakaza neza nkuko bisanzwe njyewe ndi Nene hano mvuga ibitekerezo byanjye mvuga uko mbyumva uko mbibona uko nabigenza ndi wowe icyo mbona cyahinduka bashaka ko bifatanye inama cyangwa byenda gusetsa byose ni mu bushake bwawe. Hanyuma rero uyu munsi ndashaka kuganiriza ababyeyi uburere bakwiye kuha abana babo ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo n'ubundi ndacyavuga ku ihohotera. Amahohotera menshi aba mu Rwanda nabonye akenshi hari abantu benshi bahohoterwa batazi ko bahohotewe, hari abahohotera bagenzi babo batazi ko babahohoteye kubera ko mu miryango yabo ntabwo twakuze batwigisha ngo imibonano mpuzabitsina iba ryari byagenze gute. Umenya gute ko uwo mugiye gukorana imibonano mpuzabitsina abishaka cyangwa ko atabishaka. Twakuze batubwira yuko umukobwa atagomba kuvuga yego ku mibonano mpuzabitsina. Twakuze tuvuga yuko umukobwa uvuze ko ashaka gukorana imibonano mpuzabitsina nawe aba ari indaya, aba ari ntangike kuvuga ngo bajeyi, aba ari nyine tonovide, aba nta bwenge afite. Ibyo rero byatumye mu Rwanda tugira ikintu nakwita nk'umuco wo gufata ku ngufu. Impamvu mbyita umuco ni uko ari ibintu uba warakuze uzi ko ariko bigenda, uba warakuze uzi yuko utemerewe kuvuga ko ubishaka, waba ubishaka waba utabishaka, ku buryo bituma n'umuntu ugufata ku ngufu utariyaliza yuko agufashe ku ngufu kubera ko wumva ko ku bijyanye n'ibyo nta jambo ufite. Iyo umuntu abishaka nyine umeze nk'igikoresho uba ushinzwe gushimisha abantu bifuje gukorana imibonano mpuzabitsina, kandi ibyo ngibyo ni imyumvire itari yo na gato. Ndagira ngo rero duhindure uwo muco, tureke kujya dushyiramo abakobwa yuko batagomba, ko badafite uburenganzira bwo kwishimira imibonano mpuzabitsina. Ntabwo ndi gushishikariza tujye twumvikana, ndabizi no video muzavuga ibiki n'ibiki. Ntabwo nje gushishikariza abana b'abakobwa kujya bakora imibonano mpuzabitsina, ntabwo ari byo mvuze. Ariko icyo nshaka ko twumvikanaho ni uko mu gihe ubishaka ugomba kuvuga ko ubishaka, mu gihe utabishaka ukavuga ko utabishaka. Impamvu ibyo ari byiza ni uko uzaba wifashije, uzaba ufashije umwana wawe, uzaba ufashije mukuru wawe, uzaba ufashije abantu bose, kuko hari imyumvire ipfuye abahungu bafite, aguhohotera azi ko ataguhohoteye kubera ko azi ko umuhungu avuga ngo kimfate, ngo nako umukobwa ngo abakobwa ngo kugira ngo umenye ko abishaka ngo wumva ukuntu ari kubikubwira indirectement, ngo kubera ko umukobwa ngo bishaka arakubwira ngo hoya ngo ntago mbishaka, ngo iwacu ngo ntabahari, ngo kimfate, ngo kinde kure, ngo n'ubundi ngo mu cyumba ngo nta n'umuntu uriyo, ngo kandi ntabwo bataha kare. Ubwo ngo ari kuguha amasinye yuko abishaka. Ibyo ngibyo tubireke. Umukobwa ndakwinginze hoya yawe ibe hoya na yego yawe ibe yego. Nawe muhungu ndakwinginze umukobwa nakubwira yego wumve yego, kandi nakubwira hoya wumve hoya. Icyo kivuyeho. Icya kabiri, niba umukobwa ndagira ngo dusobanukirwe ese kuvuga yego ku mibonano mpuzabitsina bivuze iki. Mu cyongereza tuyita consent, consentement mu gifaransa, mu kinyarwanda nyine ndayita navuga uruhushya, navuga yego cyangwa kwemera. Ikintu rero nshaka ko dusobanukirwa ni uko kuba umuntu muri kumwe ari umugore wawe cyangwa ari girlfriend wawe, ari iki cyawe, ntabwo bivuze yuko ufite yego ye ihoraho. Ntabwo bivuze ko igihe cyose wumva ushaka kugira ikintu ukora uza gusa ufata nk'ihene uzamuka. Ntabwo turi inyamaswa, turi abantu dufite ubwenge kandi tugomba kwihitiramo icyo dushaka gukora n'icyo tudashaka gukora. Kugira ngo usobanukirwe consent icyo ari cyo, ndaguha urugero. Dufate nka telefone, sibyo? Ni ukuvuga ngo urugero, dushobora kuba turi ahantu, uri inshuti yanjye tuziranye, ukaba ukeneye ko ngutiza telefone yanjye nkayigutiza. Ni ukuvuga ngo iyo nyigutije cyangwa reka tuvuge urufunguzo
rwo kujya mu nzu yanjye, sibyo? Tuvuge ko uwo munsi udafite ahantu ho kurara cyangwa numva ntashaka gusigara njyenyine, nkakubwira ngo uyu munsi ndagutije urufunguzo uze kurara iwanjye. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko inzu iracyari iyanjye n'urufunguzo ruracyari urwanjye, gusa ndagutije. Muri icyo gihe ngutije runo rufunguzo nshobora kuruguha nkisubiraho, nkavuga ariko urabizi uyu munsi ntabwo ndi bube mpari, nsubiza urufunguzo rwanjye, cyangwa iwanjye ntabwo hasa neza, ntabwo hakoropye, ntabwo nakwakira umushyitsi, nisubiyeho. Kuba nari navuze mu minota 2 ya mbere yuko nemeye kugutiza urufunguzo ngo uze iwanjye, ntabwo bivuze yuko ntashobora kwisubiraho. Kandi niba narugutije ntabwo bivuze ngo inzu yanjye ibaye iyawe, sibyo? Ndagutije, niyo ngo mfite uburenganzira bwo kwisubirana igihe cyose nshaka. Ikindi kandi nubwo nakwemera ukaza ukagera mu rugo n'ibiki byose, nkabitekerezaho nkumva ariko se tumva ntabwo ndi kumva mfite amahoro mu mutima ko warara muri iyi nzu, nkisubira nkakubwira rero ntabwo ugishoboye, ntabwo ndi kumva ndi bukwemere kurara hano, ihangane ushaka ahandi hantu ujya kurara. Ibyo byose ni ukuvuga ngo mfite uburenganzira bwo kwisubiraho igihe cyose, kuko imfunguzo ni izanjye, inzu ni iyanjye, iracyari iyanjye. Ikindi kandi ntabwo bivuze ngo urufunguzo nindufata nkarutereka hano nkajya kuri toilette kubera ko narugutije icyumweru gishize, ntabwo bivuze ngo uyu munsi nurusaga hano urongera urwitize ujye iwanjye ngo kubera ko nigeze kurugutiza. Oya, ni ibintu biba rimwe. Buri munsi igihe ushaka kuza iwanjye ugomba kumbaza, niba bashaka kuza iwawe ugomba kunsaba runo rufunguzo. Ntabwo bivuze ko kuba narugutije rimwe bivuze ko inzu yanjye ibaye yawe, urufunguzo rubaye rwo ushobora kurwihereza igihe cyose ushakiye. Ngira ngo icyo ngicyo kirumvikanye. Ni ukuvuga ngo urwo rwari urugero nari ntanze kugira ngo usobanukirwe ibijyanye n'igihe umuntu yemeye cyangwa yanze ibijyanye n'uko mwakora imibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo niba ndi girlfriend wawe ejo nkaba naremeye ko turyamana, ntabwo bivuze yuko igitsina cyanjye, vava wanjye, my best friend, ntabwo bivuze ngo uyu mu best friend wanjye abaye uwawe, aracyari uwanjye. Ni uko ejo nemeye ko tubikora, nkaba nabyemeye tukabikora. Uyu munsi nshobora kumva ntashaka ko tubikora, ni uburenganzira bwanjye. Ejo nshobora kumva ntashaka ko tubikora, ni uburenganzira bwanjye. Uyu munsi dushobora kuvugana nkakubwira ati yigo ndashaka ko tubikora ejo saa 6, ejo saa 5 nkumva ntabwo mbishaka, nkakubwira ati ndumva ntakibishaka, tubyihorere. Saa 6 ushobora kugera ntaraguhakanira, ukaza tukagenda ukangurira ibiryo tukanywa tugataha mu rugo, nkicara twajya kubikora nkumva ntabwo nkibishaka. Ntabwo ugomba kumforsa ngo kubera ko ejo wari wambwiye yego, urumva ngo ejo kubera ko wari wambwiye yego tugomba kubikora kuko wari wabyemeye. No, ntabwo ari uko bigenda. Nubwo twatangira tugakuramo imyenda, tugakora ibyo dukora, nkagukuramo ishati, namara kuyukuramo nkumva ntabwo nkibishaka, mfite uburenganzira bwo kwita ngo ntabwo nkibishaka, turekera aho ngaho. Kandi ntabwo ugomba gutitiriza, unshyiraho ingufu kugira ngo tubikore ngo kwa ko nari nemeye ngo ntujye ukina, ngo sinagukinishaga, ngo ibiki n'ibiki. No. Ahangaha ndagira mvuge ati nk'umuhungu niba wumva bikurakaje, ntabwo nkubujije kuba frustrated. Nuvuga ngo wowe wari wabishatse, wari witeguye, wari ufite muri gahunda, kuba mvuze yego birakurakaje, yigo, ubwo ni uburenganzira bwawe. Ariko ntabwo bivuze ko bigoye uburenganzira bwo kunshyiraho imbaraga zo kunkoresha ibintu ntashaka, kandi maze kukubwira yuko ntakibishaka. Ari nacyo kimwe nubwo waba uri umugabo wanjye, ndacyafite uburenganzira bwo kuvuga yuko nshaka ibintu cyangwa ko ntabyo nshaka gukora, kubera ko umubiri uracyari uwanjye, like vava aracyari uwanjye. Ndamugutiza nawe ukantiza iwawe tukishima, ariko mu gihe ntakibishaka ntabwo bikibaye ibyishimo. Tugomba kubaha uburenganzira bw'umukobwa bwo kuvuga hoya. Ngo ikindi kintu nshaka ko gisobanuka neza nuko niba umukobwa akubwiye hoya,
ntabwo bivuze ngo titiriza, ntabwo bivuze ngo ongera, ntabwo bivuze ngo shyiramo imbaraga, nkurura, sumbaze, turwane mpaka unyemeje ko ndi buvuge yego oya. Niba navuze hoya yemerewe gutyo, ntabwo bivuze ngo koresha imbaraga. Iyo umbwiye ngo ndashaka ko nyine urumva ushaka ko tubikora nkakubwira hoya, ntabwo mba nkubwiye ngo uze ngo uhite utangira kurwana nanjye unkurure unjyane mu cyumba cyangwa unjyane hehe, ntabwo ari cyo biba bivuze. Biba bivuze yego ni yego, na hoya ni hoya, kandi ntutitirize mu gihe umukobwa akubwiye hoya. Ngira ngo icyo kintu kirumvikanye. Kugira ngo video itaba ndende, reka ndekere aha ngaha. Mwakoze kubana nanjye, mugire umunsi mwiza, ijoro ryiza, bitewe n'igihe muri bubone iyi video. Hanyuma ndabinginze please subscribe. Reka ngo umunota umwe wo gusubscribinga. Okay, umunota ni mwinshi, ayo masegonda ngo yaraguhagije. Ndagushimye kandi ko subscribinze. Naho utaha, murakoze. Bye.